muri aho turashimira abantu basatira 50 ba mbere bakurikiye channel isi n'ibihugu mu byumweru 2 gusa. Niba uri mushya hano kanda subscribe kugira ngo utazacikanwa n'amashusho yacu y'ubumenyi n'amateka n'iterambere. Ubu tugiye kugaruka ku gice cya kabiri cy'ikiganiro giheruka. Niba utaragikurikiranye, link yacyo iri muri comment section cyangwa muri description. Reka dutangire. Urubyiruko s'ejo hazaza ni none. Mu gihe benshi babona urubyiruko nk'ejo hazaza, Kapiteni Ibrahim Traoré arubona nk'igihe cya none. Uyu muyobozi w'imyaka 34 ntiyabaye perezida ngo asige urubyiruko. Yarushyize imbere, arugira umutima w'impinduka. Yaravuze ati, igihugu kidaha urubyiruko ijambo kiba kirimo kwica buhoro buhoro. Ntiyatinye guha imyanya ikomeye urubyiruko mu nzego za leta n'ingabo, kandi ahora mu biganiro narwo. Aragira ati, Burkina Faso si igihugu gito, ifite zahabu, ubutaka, abaturage bakunda igihugu, ariko nta na kimwe bifasha iyo byose bigenzurwa n'abandi. Kapiteni Traoré arashishikariza urubyiruko gutinyuka gukorera igihugu cyabo. Arabigisha ko kwigira bitangirira ku muntu ku giti cye, mu bitekerezo no ku bwoba bwatsinzwe. Urubyiruko ni imbaraga, niho impinduka zitangirira. Zahabu n'umutungo si iby'abanyamahanga. Burkina Faso yagaruye umutungo mu biganza byayo. Kapiteni Traoré yafashe icyemezo cyo guhagarika kohereza zahabu itunganijwe hanze y'igihugu. Yashimangiye ko abenegihugu aribo bagomba kubona inyungu ziva mu mitungo yabo bwite. Yateje imbere inganda z'imbere mu gihugu, ashyira imbere isoko ry'abaturage, atangaza ko atifuza ibihugu bigufasha kugira ngo bigutegeke. Ati, kwigira nicyo cyerekezo nyacyo cy'ubwigenge bwa Afurika. Ubutumwa burasobanutse, Afurika irashoboye. Ubutumwa bwa Kapiteni Traoré bugera ku mutima wa buri wese. Afurika ifite ubushobozi, Afurika ifite abantu, Afurika ifite umutungo. Ikibura ni ukwiyumvamo ubushobozi bwo kwihagararaho. Traoré ashimangira ko guharanira ubusugire bw'igihugu no gushyigikira urubyiruko ari rwo rufunguzo rw'iterambere rirambye. Burkina Faso ntabwo ari ikigeragezo, ni icyitegererezo. Urubyiruko niho impinduka zitangirira. Mu bihugu byinshi urubyiruko rubaho nk'abarebera, ariko kuri Traoré urubyiruko ni imbaraga zibanze kubaka igihugu. Yaragize ati, igihugu kidaha urubyiruko ijambo kiba cyihutira kwisenya. Yitwa Kapiteni Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso. Yagize uruhare rukomeye mu gushishikariza urubyiruko kudategereza ejo hazaza. Yabahaye amahirwe mu nzego z'ubuyobozi, ingabo n'ubushobozi bwo kwiyubaka. Mu butumwa bwe ashimangira ko igihugu kidafite urubyiruko rwubashywe, rutari kwiga no gukorera imbere mu gihugu, kiba kiri mu kaga. Ati, kwigira bisaba uburezi bwizewe. Igihugu cyacu ntikizubakwa n'abandi, nitwe ubwacu. Yashyize imbaraga mu guteza imbere amashuri na tekinike, korohereza urubyiruko kwihangira imirimo no guharanira ikoranabuhanga rihindura ubuzima. Traoré yaravuze ati, tuvuga zahabu, ariko se ninde uyikeneye? Si umuturage uri mu bukene? Niyo mpamvu tugomba kubanza guteza imbere abaturage mbere yo kohereza umutungo wacu hanze. Yahagaritse burundu kohereza zahabu itunganyijwe. Yashyizeho ingamba zishingiye ku gufasha abacukuzi bato n'inganda z'imbere mu gihugu. Arongera ati,
ntabwo twakwemera gukomeza kuba isoko y'ibindi bihugu. Tugomba kuba igihugu cyiyubaka kandi cyihagije. Kuri we umutungo w'igihugu si zahabu gusa, ni n'abaturage bafite icyerekezo. Kwigira ntibitangirira ku butunzi, bitangirira mu bitekerezo. Yatanze urugero mu gukoresha ingufu z'abaturage b'imbere mu gihugu, gushyiraho amasoko aciriritse no gushyigikira ibikorerwa iwabo. Uruhare rw'urubyiruko mu iterambere. Abantu benshi bavuga impinduka, ariko Kapiteni Traoré azikorera hamwe n'urubyiruko. Aragira ati, ubutegetsi si uburenganzira bwo gutegeka abandi, ni inshingano yo kubasobanurira icyerekezo no kubumvisha ko ari abanyamuryango bacyo. Yagize uruhare mu biganiro bigari byahuje urubyiruko n'inzego za leta. Yemeza ko atifuza kuba umuyobozi umwe abantu batinya, ahubwo w'abantu bizerana. Kwigira si amahitamo, ni uburyo bwo kubaho. Niba utabashije kwihaza, ntushobora kugira ijambo, uhora utegereje guhabwa. Twanze gutegereza, twahisemo kubaho. Ubu ni Kapiteni Ibrahim Traoré. Burkina Faso ihindutse icyitegererezo mu guhangana n'ubukene buturutse ku byemezo bivanze. Urubyiruko ruri imbere mu ngamba zose z'iterambere. Kapiteni Traoré yasabye isi kudaha Afurika imbabazi, ahubwo kuyemera nk'umufatanyabikorwa w'ukuri. Ubutumwa ku banyafurika bose. Kapiteni Traoré ati, ntabwo dushaka kuba ibikoresho, dushaka kuba abategura ibizaza. Uruhare rw'abato, umutungo wacu n'ubwenge bw'abacu nibyo bizatugira Afurika y'ukuri. Ubutumwa bw'iyi nkuru. Urubyiruko n'umutungo kamere bigomba kujyana. Ntihakenewe ubuhanga, ntihakenewe amahanga, hakenewe umutima w'ubwigenge. Uru ni urugendo rw'ubutwari rukubiyemo icyizere, kwiyemeza ndetse no kwigira. Kanda subscribe, sangiza abandi, twubake Afurika yacu.